Derek ashobora kuba atarapfuye ahubwo yarahishwe kugira ngo Darlene ase nk'aho amwikuyemo. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya kanda subscribe, ufungure inzogera, usharinge ku nshuti zawe, biba ari iby'agaciro kuri twe. Mbibutse ko yari channel yacu ya kabiri tunyuzaho ubusesenguzi kuri episode twabagejejeho, tukarebera hamwe uko yagenze, mukaduha comment, mugasharinga, mukarayikinga. Ubwo duherukana muri episode ya 67 aho twasize abantu bose bari mu gahinda cyane abantu bo ku ruhande rwa Darlene bababaye bavuga bati ni gute ibi bintu byaba kuri Darlene inshuti yacu, ni gute uriya mugabo yamufata akamutesha umutwe akamugeza aha ngaho Darlene agaragara nk'umuntu urwaye, unaniwe, urushye cyane. Ariko haje n'indi nkuru mbivuga ko Derek yaba yarapfuye. Derek abantu bakibaza si Derek yapfuye gute, byagenze bite? Mbibutse ko Derek nta hantu hamwe yigeze agaragara bajya kumushyingura cyangwa agaragara umurambo we yapfuye nk'uko twabibonye kuri Jovia yiyahura. Ariko nanone mbibutse ko Derek yahavuye mu rugo yirukanka avuga ko agiye guhura na Jovia akamuha amafoto, tubona umuntu araje aramuniga. Nyuma muri episode twasoje twaje kumenya ko uwo muntu ashobora kuba ari Keve, wa mukozi ukorera Rugero. Akaba avuga ko yaba yaramwishe. Ese koko Keve yaramwishe cyangwa ntago yamwishe? Mwe murabitekerezaho iki? Keve yahawe miliyoni 15 z'uko yatunganyije akazi ka Jovia, kuba nyine yarakuye Derek mu nzira na Jovia. Abantu bakibaza bati ese koko Derek yaba yarapfuye cyangwa ntago yigeze apfa? Keve yaba arimo arakina imitwe Rugero, byagenda bite? Mutwandikire muri comment, kuko filime igiye kuzayo iraza kuba ari akaga, kuko umuntu utarakora subscribe biraza kuba bimucika. Ibyo bintu byose mvuze muri iyi filime muraza kuza kubibona rwose 5/5. Turebere hamwe uburyo umukecuru mama wa Rugero Mukamusoni ari mu gahinda nawe kenshi cyane, arababaye, aho umwana we Kenny yafashe ibintu byose, aho uriya mukecuru yabaga kwa Rugero akabigurisha, akagenda akabigurisha byose, akifata we n'umukunzi we bakigira Dubai bakajya guserebura. Ubwo mukecuru rero yatahaga yarahageze, mu gihe cyicaye uwaguze iyo nzu ahita azarakomanga aramubwira ati mbare kabiri wamviriye mu nzu, genda uvira ahangaha kuko ahasi mu nzu yawe. Mukecuru ateka imitwa, arahamagara Rugero anga kwitaba, ahamagara buri muntu wese biranga. Ese mukecuru we azaba hehe ko no kwa Darlene basa nkaho batamushaka? Azabana na Darlene utakibana na Rugero, bizagenda bite kuri uriya mukecuru? Mutubwire muri comment uko mubitekereza. Ikindi bahaye ikaze abantu bashya bose baba barakoze subscribe kuri channel. Bye.